mwaduherekeje murakomeye ndashima Imana cyane dufite ubugarukiro kandi ndakubabwira mwakagira Imana mu ntagisa n'Imana urukundo mudukunda murukomeza aho ngaho kandi nanzabongerera mbere n'imico ndabakunda cyane murankunda kandi neza yuko intsinzi kwa kane ari yacu usenga Imana nicyo kintu gikuru muri byose kuko uwiringiye Imana izamushoboza byose hari akantu kari no kubasomera mu Bibiliya gakeya kugira ngo tugere aho ngaho bahe kandi Imana ikomeza kuyirinda ubushobozi byose kwicara kabiri hagarara uko ndabizi neza yuko imbaraga zose ziva ku Mana none ngiye ndabasomeye ku murongo mu Bibiliya nabanshobeje biravuga muri Zaburi igice cya 20 umurongo wa 8 ngo bamwe biringira amagare abandi bakiringira amafarashi ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu bakiringira amamodoka bakiringira ubutunzi bwo kuri isi tubeco tubarusha tubarusha Imana yacu kandi kwa mbere no tubize kurangiza tuzamanza na village ya Karumena na Kamonyi tuzahora ku Isayo kuseje Isayo basore sura ngo rekitinzi tuzabanza na Zindiro na Gase ara kurwariro kurwariro ryacu cyo tubatse Isayo cyahurira rero isa 8 dure ara kusiweji turi guhura na village ya Kamonyi hamwe na Karumena kabashime cyane nafite ubugarukiro kandi nenda gusaba umucara wanje abashime kandi nagiza dusengere bantu b'Imana nshuti zacu mudukunda ntabwo mfite amagambo yo kubashima Imana ibakoresha amanywa na nijoro ibaturindire ibahe ibyo dusumba twebwe kwitegerereza k'abana b'abantu Imana ibahe ibirenze kwitegereza kwanje Uwiteka Mana nyirubasha bwose uvuga bikaba kandi wategeka bigakomera turagushima kuko wabanye natwe kuva mu gitondo akaba ugejeje amasaha ukiturinze nta wakomeretse nta mpanuka yahabaye Mana wakoze kuturinda tugushimiye aba bantu Mana bagumije kutwitangira bahereza umugisha utagabanyije nukuri Mana imbere yawe bazabisangeyo bazagushime baguhimbaza ku buryo bakoreye none Mana ubwo tugiye gutandukana dutandukane ku mubiri ariko tugume kuba hamwe mu mwuka
uturinde igisa n'ikibi cyose, turamagana imitego yose ya satani ibyabasha izina rya Yesu. Reka ubwoko bwawe bugenda amahoro, tuzongera guhura tugushima tuguhimbaza. Kuri uriya munsi wa kane uzategeka uganze nk'Imana ikomeye. Turasaba ubwiza bwawe kugira ngo budushorere, utubere intsinzi muri byose Uwiteka Mana yacu. Tugusabye tutaguhata ahubwo tukwinginga, tubisabye ku bwawe Yesu Kristo kandi umukiza wacu.